twapfuye ubusa havuye mu batwebwe ndetse n'abandi bazaza. Turagushimira rero ko ubwo tuwizihiza ujya udonja wa Kristo kwibuka cyane icyo wakoze ku buzima bwacu. Abakozi ba Authentique rero turateranye tugiye gusangira, reka ibyateguwe kugeza uyu mwanya bitunga imibiri yacu nawe dutunga ubugingo mu izina rya Yesu. Amategeko yo kuganura. Numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo, ukagihindura ukagituramo, uzende ku muganura w'ibyeze mu butaka byose. Ibyo uzasarura mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ubishyire mu kibo, ubijyane ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranirije kuhashyira izina ryayo ngo rihabe. Usange umutambyi uzaba uriho muri icyo gihe, umubwire uti uyu munsi neruriye Uwiteka Imana yawe yuko nageze mu gihugu Uwiteka yarahiye basokuruza ko izaduha. Kane, uwo mutambyi akwakire cya kibo agitereke hasi imbere y'igicaniro cy'Uwiteka Imana yawe. Gatanu, nawe uvugire imbere y'Uwiteka Imana yawe uti sokuruza yari umwaramu wari bugufi bwo gushiraho, aramanuka ajya muri Egiputa, asuhukirayo ari impamvu, yororokerayo aberayo ubwoko bukomeye bunini bw'ubunyamaboko menshi. Gatandatu, Abanyegiputa batugirira nabi, baratubabaza, badukoresha uburetwa bw'agahato. Dutakira Uwiteka Imana y'abasokuruza. Uwiteka yumva gutaka kwacu, areba umubabaro wacu n'imiruho yacu n'agahato baduhata. Uwiteka adukuza muri Egiputa amaboko menshi n'ukuboko kurambutse n'ibiteye ubwoba bikomeye n'ibimenyetso n'ibitangaza. Atuzana aha hantu, aduha iki gihugu ari igihugu cy'amata n'ubuki. Imana. Umuganura ni ikintu, ni umunsi Imana yategetse Abisiraheli. Irababwira ngo nimugera mu gihugu Imana yabasezeranije, muzahinga kandi mugire ute mweze. Harimo kondisiyo, nuko bagombaga guhinga kandi bakagira ute bakeza. Ntabwo umuntu aganura atejeje. Umuganura uvuze kuba hari icyo wakoze kandi ukagera kuki ku nyungu, ku musaruro. Ngo umuganura ni umunsi abantu bakwiye kwicara bagashimira Imana, bakishima,
ariko bashimira Imana ko yahaye umugisha imirimo y'amaboko yabo. Twakoze iki none tugize ute? Turungutse. Mana turagushima. Mu mateka y'Abanyarwanda umuganura waravuze ikintu gikomeye, ariko urumva ko amateka y'Abanyarwanda ahura n'amateka y'Imana yahaye Abisiraheli. Abantu bajya bicira bakavuga ngo Imana y'u Rwanda. Nta Mana y'u Rwanda ibaho. Ibyo dukora i Rwanda Imana yabivuze kera, ibibwira ubwoko bwayo. Uyu muco w'umuganura ni umuco w'ubwoko bw'iki? Bw'Imana. Ni umuco utari uw'Abanyarwanda gusa, ahubwo ni umuco w'abana b'iki? B'Imana. Uzasanga bari kubisobanura ngo intango isobanura iki, ngo iki n'iki, ngo iki n'iki, ngo ibi ngibi ngo ni umuco mu gakondo ngo w'abakurambere. Oya, ni umuco w'Imana, ahubwo nuko abantu batigeze bamenya ko Imana yagize ute? Yabivuze. Kubera kutamenya ibyo Imana yagiye ivuga kera, rimwe na rimwe abantu bavuga ibintu bakagira ngo nibo bagize ute? Babizanye. Ariko umuganura icyambere usobanura ku buzima bw'umuntu nuko hari icyo yakoze kandi akabona iki? Umusaruro. Iyo wakoze ukabona umusaruro ugomba kwishima kandi ugashimira n'iki? N'Imana. Uyu munsi rero ko tutari abahinzi, muri otantike n'iki duhinga? Ko turi guselebrating umuganura, twaje gukora ku munsi w'umuganura, n'iki duhinga? Twebwe icyo duhinga ni indangagaciro z'umuco, ni indangagaciro z'ijambo ry'Imana biciye mu burezi. Imirima yacu ni bariya bana, isuka yacu ni ikaramu n'ingwa. Umusaruro ni ukubona wa mwana wareze muri otantike. Umuganura wacu ni ukubona umwana twareze atsinze neza mu ishuri, atsinze neza, agize imyitwarire myiza, kandi ibyo akora abibyaza iki? Umusaruro. Nguwo umuganura wacu muri otantike. Umuganura wacu muri otantike ujye wishima unezere igihe umwana wareze waguciye imbere yavuye mu musaruro mwiza. Ubuhe? Ubwenge, umutima n'amaboko. Niko umuhanzi w'indirimbo baziguye yavuze ngo ubwenge, umutima, amaboko yacu nibigukungahaze ugwire, maze utere imbere ugize ute? Ubutiza. Mu ishuri ryawe ujye uharanira kugira umuganura. Kuri uyu munsi ujye wicara wiyevarire uvuge ngo abahinze ibigori barimo barishimira umusaruro w'ibigori, abahinze ibishyimbo barimo barishimira umusaruro w'ibishyimbo. Nkanjye mwarimu, umuganura wanjye ni ubuhe? Ni ukwishimira kubona uwo wareze ari we munyamakuru ukuri imbere. Ni ukwishimira kubona uwo wareze ari uri muri traffic police. Ni ukwishimira uwo wareze ari uri kugarura amahoro Central Africa. Ni ukwishimira ko uwo wareze ari uri gukora ku kibuga cy'indege. Ni ukwishimira uwo wareze ari we uri kuvura abana kwa muganga. Ni ukwishimira ko uwo wareze ari we uri Mozambique kwirukana inyeshyamba. Umuganura wa mwarimu ni ukubona umunyeshuri yareze ageze ku kigero cyiza. Twebwe rero umuganura wacu muri otantike ni ukwishimira kubona abana twareze mu mwaka porogaramu bayirangije bize neza, batsinze, bavuga Igifaransa, bavuga Icyongereza, bakora bafite knowledge, ariko ukagaruka ukareba yuko n'umutima bafite indangagaciro zo kubaha iki? Imana. Noneho ugasubira inyuma ukareba ko n'ibiganza byabo bikora, bizi gushyira mu bikorwa ibyo yagize ute? Yigishijwe. Uwo niwo muganura wacu wa mbere muri otantike. Umuganura utwibutsa ikindi kintu cya kabiri, yuko twakuwe mu mbata. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo nugera mu gihugu Uwiteka Imana yagize ute? Yagusezeranije. Yasezeranije bawe ibakuye mu maboko y'Abanyegiputa babakoreshaga iki?
uburetwa. Muzibuke Imana, muzayibuka. Natwe umuganura wacu muri otantike nk'abakristo ni ukwibuka yuko twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, Imana ikatuzura kubwo gutanga umwana wayo Yesu Kristo. Tukaba turi abisezerano, tukaba dufite ibyiringiro bifite ubugingo yuko turi abana b'iki? B'Imana. Tukaba twizera yuko Yesu ari we gisubizo. Nitwe muganura rero muzima wa Kristo. Mu gihe isi ibona ko ibishyimbo ariwo muganura, mu gihe isi ibona ko ibihaza aribyo muganura, mu gihe isi ibona ko ujya uvuga ngo njye ni umuganura wande wa Kristo. Niko Pawulo yandikira Abaheburayo, arababwira ngo turi umuganura. Iyo rero turi muri otantike, celebration yawe nk'umukristo uyu celebrating uvuga ngo ndi umuganura. Uyu munsi w'umuganura utwigisha ko twavuye mu gihugu cy'uburetwa, twavanywe mu rupfu tugashyirwa hehe? mu bugingo, twiswe abana b'Imana, ko turi umuganura w'Imana bicishije muri Kristo. Tujye twibuka imbabazi Imana yatugiriye. Niko Mose yabwiye Abisirayeli, nimugerayo ntimukarye ngo muryame mwumve ko ibintu byagize ute byarangiye. Mujye mwibuka yuko hari aho mwatoterezwaga, mujye mwibuka yuko hari aho mutari mumeze neza, nimurangiza mugaruke mushime iki? Imana. Kuri uyu munsi w'umuganura turashimira Imana yuko kuva Authentic International Academy yatangira muri 2010 uyu munsi dufite abana bari ahantu hatandukanye, bari mu bihugu bitandukanye, bari mu tuzi dutandukanye, kandi aho bari tukaba twizera yuko bahagararira ubwami bw'Imana. Icya kabiri, turashimira Imana yuko yatuvanye mu rupfu ikadushyira hehe? Mu bugingo. Uwo ni wo muganura. Imana ibamugisha. Uwo ni wo muganura. Utakoze ngo wunguke, nta mpamvu yo kwizihiza umuganura. Utarakiriye Yesu ngo uzuke uve mu rupfu, uve mu buretwa, uve mu gutwazwa igitugu. Bibiliya muri Zaburi 27 iravuga ngo mwiruhiriza ubusa. Kubyuka kare kandi mukagaba mugize ute? Mutinze, mukarya umutsima w'iki? W'agahato. Nyamara Yesu abwira Abayuda ngo ni umutsima wavuye hehe? Mu ijuru. Umuganura uvuga kurya umutsima, ariko hari abarya umutsima w'iki? W'agahato. Hari n'abarya umutsima w'ukuri wavuye hehe? Mu ijuru, ugatuma bava mu buretwa. Uwo mutsima ni Kristo. Tujye twishimira yuko Imana yaduhaye Kristo ku munsi w'umuganura. Imana ibamugisha. Ndabakunda, umurimo mukora ni uw'agaciro, kandi uretse uyu munsi n'ejo hazaza. Hari umuririmbyi waririmbye ngo ubwo azaza nzaba mpari, nanjye nzumva ijwi ryanjye izina ryanjye rigira ute? Nitaba. Imana ibamugisha. Buri wese namushimira Eric na Muramu na Diedoni. Imana ibamugisha. Kugenda muvuga mutwaye abana ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko Imana y'amahoro ijye yibuka ko mwakoreye muri otantike. Ibibahembugisha. Abatetse turabashimiye, mwatetse ibiryo biryoshye, nuko inda yabaye ubu nyine abagabo basigaye basuzugurwa n'ibiryo bikabasuzugura, ariko ntabwo nicyo gihe turimo, ariko nta kibazo. Twari mu mutsima w'iki? W'ubugingo. Abarimu mwese, abarimu ba materinete, buri muntu wese bagenda muvuga mu izina. Imana ibamugisha. Twatangiriye muri ndashaka mama, none utuze muri ndashaka teacher. Imana ibamugisha. Abakora isuku, Imana ibamugisha. Abakora security, Imana ibamugisha.
twese tujye dufatanyiriza hamwe, dukorere hamwe, tubyare umusaruro. Nitumara kubyara umusaruro ku munsi w'umuganura dushimira Imana. Imana ibahe umugisha abo dukorana muri administration. Imana ibahe umugisha. Murakoze mu nshuti zanjye. Logistique murakoze cyane. Secrétaire abayicaye inyuma kugira ngo abayicaye inyuma kugira ngo mutadukeka, ariko ni hahandi ari kureba nkaho byamusuzugura. So Imana ibahe umugisha. Bibiliya turavuga mu nzu y'ibwami harimo ibikoresho bikoreshwa iby'agaciro n'iby'agaciro gake, ngo ariko byose biba ari ibikoresho. Bya bindi twumva ari iby'agaciro gake bidahari ibibazo biravuka. Twese rero ubutsinzi, umusaruro uzaturuka mu gufata n'iki urunana, guhera kuri gate kwa Josiane kugera mu office kwa Headmaster. Bidukorera hamwe tuzazamuka imbere y'Imana tugira ngo Mana turagushimira yuko twabaye umuganura wawe muri Kristo Yesu, ariko natwe tukuzaniye ba bandi waduhaye turabakuzaniye. So reka rero dushime Imana, dusabe pasiteri aduheshe umugisha, ashimire Imana ku buryo yakoze mu bihe byatambutse, kandi ayereke n'ibyo n'ibituri imbere. Twibwire ngo Mana dukeneye umusaruro. Ibyiza yakoze mbifite mu mufasha. Imana imashimwe cyane. Mfasha nigufasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane. tuganire kubera ko nabyo birakenewe. Ubushize narabwiye ngo tuza kuduhurira hano tugakorana n'abakozi ariko tukagira n'icyo dufasha mu rugenzi rwo kujya ijoro tugasangire igitoki mbere ko tuzaranga gusangira ijoro. Rero kugira ngo tuzahurire mu ijoro twese ni uko twakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Tugakora n'ikimenyetso cyo kubatizwa gisobanura gupfana nawe no kuzukana nawe. Rero turabyemerewe kubigisha umubatizo, turabyemerewe no kugeza ku mwanya wo kubabatiza. Abumva babishaka bose, abumva bafite intege nkeya zo mu mwuka, narababwiye ko bakabitse mu masengesho mujye muzara muri biro ni muhasanga nta kibazo, n'umusanga direct nta kibazo, n'umusanga bose nta kibazo, tuganire ku by'ubwenge kuko nabyo birakenewe kurenza ibintu byose dufite.
Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimira uyu munsi aho twahuye n'abakozi ba Catholic International Academy, twishimira umusaruro wabo mu mwuka hari abanyeshuri basoza haba mu wa gatandatu no mu wa gatatu aho bakomereje ku bigo. Turagushimira ko nta kigo kiraduhamagara kitubaza ngo uyu mwana ko yakunaniye kubera nubwo tubiba turira, ariko umusaruro utuma twishima, utuma tunezerwa, dusohora imbuto tunaniwe, tuvugana n'abana basa n'abatuhishe, tubigisha dusa naho batatwumva, ariko turagushimira mwami imbuto tubabibamo ko atari imbuto ibora, ahubwo yera muri bo, izuka muri bo, irema muri bo abantu beza, abantu bakwiye. Ndagushimira ko dufite umwanya w'ababyeyi baza hano buri munsi utubwira ngo mwarakoze kuturerera, mwarakoze guha abana bacu uburere, mwarakoze kubigisha gusenga, mwarakoze kubagakiza nubwo atari ko tugatanga, ariko twaberetse inzira y'agakiza barakabona barakakira. Turagushimira ku bwa Jimmy waje muri iki kigo ari indwanyi, waje muri iki kigo atukana ariko akakivamo abatijwe, yakiriye Yesu n'umwami n'umukiza we, ageza hano gushima Imana. Uwo ni umuganura, nicyo twishimiye. N'abandi benshi tutavuze amazina baravuze Imana. Hari igihe Satani atwereka ko ntacyo dukora, hari igihe atwereka ko ibyo dukora bidafite umusaruro, ariko iyo dusubiza amaso inyuma, iyo turebye abo bantu bavuye, iyo turebye abantu bagiriye neza, iyo tureba ababyeyi baza hano barushe, bananiwe, barwana, bari hafi gutandukana, ukongera ukabunga. Abaza bafite ibibazo biremereye bya minerivare bagira hano bakaruhuka. Dufite ubuhamya bw'abantu benshi wagiriye neza biciye muri iki kigo, biciye ku mwana yaduhamagaye, biciye ku mushumba mukuru, biciye ku muyobozi w'ikigo na timu yose bakorana, abarimu, abarezi, ab'isuku, ab'umutekano, buri muntu wese turagushimira kubwe, tuguhaye icyubahiro ku byo wakoze, tukuragije ibiri imbere mwami. Turimo turasoza igihembwe cya gatatu, turagushimira abasoje umwaka n'abandi tugiye gusoza mu minsi iri imbere. Uzaduha umusaruro mwiza, uzatuma twishima, uzatuma ababyeyi bishima, uzatuma abana bishima, ndetse n'umwaka tugiye gutangira turasenze Mana itwumva, ukingure imiryango, uza umutima dufite wo kurerera u Rwanda, utuma abana b'Abanyarwanda bahinduka bakakumenya, ukingure amaso y'ababyeyi babona uburezi bw'ukuri, babona uyu musozi aho abana bo bagera bakahumvira Imana, bakahumva ubushake bw'Imana, baze kugira ngo icyo waduhaye kubaha tukibahe tubafite mu biganza byacu. Uwo mugisha umuyobozi wacu, uwo mugisha dose, uwo mugisha abarimu bose, buri wese wagize uruhare muri iki kigo umugirire neza. Turasabira umuyobozi wacu, umushumba wacu mukuru Dr. Paul Gitwaza, ahari kwereka wamuhaye mwami, ukomeze umushigikire, kandi ubwiza bwawe mwami buzabana nawe muri bihe byose. Tuzabona ukuboko kwawe kumushigikira umunsi ku wundi. Tugiye kuva dutaha, buri wese umuyobore mwami, umugezeho amahoro. Kuwa mbere tuzahora twese turi bazima, dufitane imashini y'ibyo dukoreye. Dusenze mu izina rya Yesu. Amen. Imana umugisha. I love you so much.